Muraho nshuti bakunzi mudukurikiye kuri runo rubuga. Niba uri mushya kuri uru rubuga banza ukande kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bikurikira. Abantu bibona nk'abanyabwenge rero mugomba kwitondera ibi bintu. Abanyabwenge bagira amagambo make. Muri Bibiliya igitabo cy'imigani hatubwira ko amagambo menshi ataburamo ibicumuro, ahubwo ko uwifata mu byo avuga aba ari umunyabwenge. Abanyabwenge batega amatwi bakavuga igihe biri ngombwa. Iyo uganira na mugenzi wawe ukajya umuca mu ijambo, cyangwa se waba uri mu nama cyangwa mu bantu benshi ukashaka kujya uvuga cyane, ndetse niba hari n'umuntu ufashe speech ukashaka kujya uvuga atararangiza, ibyo bigaragaza yuko utari smart. Umunyabwenge abanza gutega amatwi akaguha umwanya kandi akavuga nyuma yo gutekereza ku cyo agiye kuvuga. Ikintu cya kabiri, bamenya intege nke zabo bakazirikana amakosa yabo. Umunyabwenge ni uwemera ko hari ibyo adashoboye, kandi yakora amakosa akemera ko yakosheje koko. Nuramuka ubonye umuntu utemera gukosorwa cyangwa akavuga ko adakosa, uwo ni umubeshyi. Uramutse umugenzuye uko wasanga ahubwo ari nawe ukora amakosa cyane. Birumvikana. Ikintu cya gatatu, abanyabwenge ntabwo biyemera. Burya umuntu w'umuhanga araceceka, ibikorwa bye bikivugira. Aho kugenda uratira abantu ibyo wagezeho, ibyiza wakora abantu bakaza gutungurwa babonye ibikorwa byawe. Abahanga bavuga ko iyo wereka abantu ibyo wagezeho cyangwa uteganya kugeraho, hashobora kubonekamo abantu bakugirira ishyari, bakaba bakugira inama ziguca intege cyangwa se bakanakugambanira. Ibyo bikorwa byawe bikagupfira ubusa. Ikintu cya kane kiranga abanyabwenge ni abantu biyoroshya. Burya umuntu w'umunyabwenge yamenya guca bugufi imbere y'abari hejuru ye ndetse n'abari munsi ye, agaha agaciro abantu bose. Niba witekerezaho rero ukibona kuri smart, uzirinde kwishyira hejuru. Bibiliya ubwayo itubwira ko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Ikindi, umuntu wishyira hejuru aba abaye dispose. Kuba dispose ni iki? Nyine uba ugiye ku karubanda, abantu bose bamaze kumenya yuko uvuga ngo nshoboye ibi, ntunze ibi, nteye gutya, ndi umunyabwenge. Icyo gihe batangira kukujajinga. Iyo rero bari kukujajinga, Umunyarwanda aciye umugani ngo ugushungura ntiyakuburamo urukumbi. None utangiye kwishyira hejuru mu bantu. Iyo rero batangiye kugushungura bakabona amakosa yawe, uhita usuzugurika imbere y'abantu. Abanyabwenge rero bo barabivumbura bakiyoroshya. Icya gatanu, abanyabwenge bizera abantu bakeya. Ikosa abantu benshi bakora ni ukwizera inshuti zabo zose, kandi muri izo nshuti ari naho haturuka abagushyira hasi. Nta muntu wagushyira hasi atakuzi. Bibiliya ivuga yuko abanzi b'umuntu ari abo mu rugo rwe. None se Yesu yagambaniwe na Yuda, si yari inshuti ye ya hafi, babanaga bagendana igihe cyose? Amabanga yawe rero ibyiza jya uyabitsa abantu bake, ndetse n'abantu b'inkoramutima bawe baba abantu bake. Ni byiza kugira inshuti kuko abantu turakenerana muri ubu buzima, ariko abantu bose ntukabizere. Abanyabwenge rero bizera abantu bake. Ikindi, abanyabwenge bakunda gusoma ibitabo. Filozofi ivuga ko kwiga bitarangira. Nkuko nayo babwiye mu kiganiro cyabanje, abantu bari smart barasoma, kuko ubumenyi bwinshi nyine wishe mu bitabo, ariko abantu bakeya nibo babizi. Twabonye ko gusoma ibitabo bifasha abantu kunguka ibitekerezo bishya kandi bagahanga udushya. Niba rero ushaka kunguka ubumenyi, jya usoma ibitabo bitandukanye. Ujye ugira amatsiko ku bintu ndetse n'ibindi bintu bikuzengurutse. Bizagufasha kumenya iyi si, wunguke ibitekerezo bishya, kugira ngo nyine ushobore kuba mu iyi si ufite ubumenyi. Ikintu cya karindwi kiranga abantu b'abanyabwenge, bakoresha igihe cyabo neza. Mu Cyongereza ibyo bita time management.
nta munyabwenge upfusha igihe cy'ubusa. Abahanga batubwira ko kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza ugomba gupanga buri masaha y'umunsi, ukayagenera icyo ugomba gukora, kandi ugapanga ibikenewe cyane, ariko ugasigaza igihe cyo kuruhuka, kuko iyo uruhutse ni nabwo ushobora gukora ibikorwa bikurikira. Abantu bari smart rero, time management iri mu mico ibaranga. Ikindi muri time management biri mu byo twavuze haruguru, no kumenya ibyo uvuga mu gihe gikwiriye. Hari abantu bavuga ibintu mu gihe kitari icyanyacyo. Umunyabwenge rero areba ijambo agiye kuvuga, akareba abaribwiye, akamenya n'igihe arivugira. Ikindi, ntabwo twakwibagirwa ko abantu badateye kimwe, bityo rero n'imico yacu ntabwo ishobora kubiba. Hari abagira imico iri karande hereditaire, hari abiga imico bayikuye muri sosiyete babamo, hari abiga imico runaka bitewe n'akazi bakora, ariko abantu bari smart aho baturuka hose, cyangwa se ibyo baba bakora byose bamenya kubyitwaramo neza. Wese iyo wirebye ubona uri smart, kurikije ibyo mvuze, wirebye urabona uri smart. Ese ubonye hari icyo wakosora? Ese ubonye hari ibyo ntavuze biranga abantu bari smart? Ndakeka birahari byinshi. Ibi ni ibyo nabasomeye ku mbuga zitandukanye, ariko ni bikeya, hari byinshi. Niba nawe hari ibyo wasomye cyangwa se uzi, binsangize hasi muri comment. Ikindi, ntiwibagirwe gukora like, share, ndetse n'abantu bashya kuri uru rubuga batakanze subscribe, please mumpe subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bikurikira. Niba ufite n'igitekerezo ukaba wumva hari ubundi bushakashatsi twabakorera, mwanyandikira muri comment, ukazabasomera nkongera nkabizana kuri uru rubuga. Mugire ibihe byiza.